Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 30 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira n'igice cya 16. Titire yaho iravuga ngo Kora, Datani na Biramu bagoma barimbuka. Kora mwene Isuhari wa Kohati wa Lewi agomana na Datani na Biramu bene Eliyabu na Oni mwene Pereti bo mu Barubeni. Bahagurukira Mose bafatanije na bamwe mu Bisiraheli abatware b'iteraniro 250 bajya bahamagarwa mu iteraniro ibimenywa bose. Bataheranira kugomera Mose na Aroni, barababwira bati ibyo mukora birahagije kuko abo mu iteraniro bose ari abera, umuntu wese wo muri bo Uwiteka akaba hagati muri bo. Nuko ni iki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka? Mose abyumvise yikubita hasi yubamye, abwira Kora n'abafatanije nawe bose ati ejo mu gitondo Uwiteka azerekana abe abari bo n'uwera uwo ari we amwiyigize hafi. Uwazatoranya niwe aziyigiza hafi. Mugenze mutya, mwende ibyotero Kora n'abo mufatanije mwese, ejo muzabishyiremo umuriro, muwushyirireho imibavu imbere y'Uwiteka. Umuntu Uwiteka azatoranya azaba ari uwera. Ibyo mukora birahagije mwa Balewi mwe. Kandi Mose abwira Kora ati nimwumve Balewi, mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisiraheli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisiraheli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, muhagarare imbere y'iteraniro mubakorere. Nawe Kora ikakwigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi. Icyo nicyo gitumye wowe n'abo mufatanije mwese muteranira kugomera Uwiteka. Aroni ni iki ko mumwitotombera? Mose ahamagaza Datani na Biramu, baravuga bati ntabwo twitaba. Aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu, kandi ugakubitaho no kwigira umutware wacu? Kandi ntutujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, ntuduhaye gakondo y'imirima y'inzabibu. Mbese urashaka kumena amaraso y'aba bantu? Ntituri bwitabe. Mose ararakara cyane abwira Uwiteka ati ntiwite ku maturo yabo, sinabanyaze n'indogobe imwe, nta n'umwe muri bo nagiriye nabi. Mose abwira Kora ati ejo wowe n'iteraniro ryawe ryose muzazana imbere y'Uwiteka, wowe nabo na Aroni. Umuntu wese muri mwe azenda icyotero cye agishyiraho umubavu, mwese mubizana imbere y'Uwiteka uko ari 250, nawe ubwawe na Aroni muzane ibyotero byanyu. Umuntu wese muri bo yenda icyotero cye agishyiramo umuriro, awushyiraho umubavu. Bahagararana na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kora ateraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kubagomera. Ubwiza bw'Uwiteka bubonekera iteraniro ryose. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimwitandukanirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato. Bikubita hasi bubamye baravuga bati mana, mana y'imyuka y'abafite umubiri bose, umuntu umwe nakora icyaha, mbese urarakarira iteraniro ryose? Uwiteka abwira Mose ati bwira iteraniro uti nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Mose arahaguruka ajya aho Datani na Biramu bari. Abakuru bo mu Bisiraheli baramukurikira. Abwira iteraniro ati nimuve ku mahema y'aba banyabyaha, ntimugire ikintu cyabo mukoraho, kugira ngo igihano bahanirwa ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo. Barahaguruka bava impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Datani na Biramu barasohoka bahagararana mu miryango y'amahema yabo n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo bato. Mose aravuga ati iki ni cyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose, kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu nibapfa urupfu rwabo bose, niba bityo abandi bantu bose baba, Uwiteka ari we atantumye. Ariko Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka, ubutaka bukasama bukabamirana n'abagabo
n'abana n'ibyabo byose bakarigita ikuzimu bakiri bazima. Muri bumenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka. Akimara kuvuga ayo magambo yose, ubutaka buri munsi yabo bugabanywamo kabiri, nuko burasama bubamirana n'ab'amazu yabo n'abantu bakora bose n'ibintu byabo byose. Nuko bo n'ababo n'ibyabo byose barigita ikuzimu bakiri bazima. Ubutaka bubarengeraho bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Abisiraheli babagose bose bahungishwa no gutaka kwabo bati, ubutaka butatumira natwe. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongora ba bagabo 250 bosheje imibavu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Eliyazari mwene Aroni, icyo ni igice cya 17, umutambyi akura ibyotero byabo mu muriro ubatwitse, nawe usese umuriro wo muri byo hariya, kuko ibyo ari ibyera. Ibyotero by'abo banyabyaha bacumuriye ubugingo bwabo ubwabo babicuremo ibisate byo gutwikira igicaniro, kuko babituriyeho Uwiteka. Cyo cyatumye biba ibyera, kandi bizabera Abisiraheli ikimenyetso. Eliyazari umutambyi yenda ibyotero by'imiringa abatwitswe baturiyeho, babicuramo igitwikirizo cy'igicaniro cyo kubera Abisiraheli urwibutso, kugira ngo hatagira umuntu utari mu rubyaro rwa Aroni wigirira hafi kosereza umubavu imbere y'Uwiteka, atamera nka Kora n'abafatanije nawe. Eleyazari abikora uko Uwiteka yamutegekeye mu kanwa ka Mose. Aroni ahongerera Abisiraheli. Bukeye bwaho iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryitotombera Mose na Aroni riti, mwishe abantu b'Uwiteka. Iteraniro riteraniye kugomera Mose na Aroni, bareba berekeje ihema ry'ibonaniro, babona cya gicu kiritwikiriye, ubwiza bw'Uwiteka buraboneka. Mose na Aroni bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abwira Mose ati, nimuhaguruke muve muri iri teraniro ndirimbure mu kanya gato. Bikubita hasi bubamye. Mose abwira Aroni ati, enda icyotero cyawe ukure umuriro ku gicaniro ugishyiremo, ushyireho umubavu, ukijyane vuba mu iteraniro urihongerere, kuko umujinya uturutse ku Uwiteka mugigatangira gutera. Aroni abyenda uko Mose amubwiye, arirukanka ajya mu iteraniro hagati, asanga mugiga itangiye gutera mu bantu, ashyira umubavu ku muriro ahongerera abantu. Hagarara hagati y'intumbi n'abazima, mugiga irashira. Abishwe na mugiga iyo bari abantu 4,400, utabariyemo abicishijwe n'ibyakora. Aroni asubira aho Mose ari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, mugiga irashira. Inkoni ya Aroni irabye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli baguhe inkoni. Umuryango w'abasekuruza wose uvemo inkoni imwe, zitangwe n'abatware babo bose nk'uko amazu y'abasekuruza ari. Inkoni zose zibe 12. Wandike izina ry'umuntu wese ku nkoni ye. Wandike n'izina rya Aroni ku nkoni y'Abalewi, kuko hazaba inkoni imwe y'umutware w'amazu y'abasekuruza wese. Uzibike mu ihema ry'ibonaniro imbere y'ibihamya, aho mbonanira namwe. Uwo nzatoranya inkoni ye izarabya, maze imbere yanjye mare kwitotomba Abisiraheli babitotombera. Mose abibwira Abisiraheli, abatware babo bose bamuha inkoni. Umutware wese amuha inkoni nk'uko amazu y'abasekuruza ari, zose ziba 12. Inkoni ya Aroni iba mu zabo. Mose abika izo nkoni imbere y'Uwiteka mu ihema ry'ibihamya. Bukeye bwaho Mose yinjira mu ihema ry'ibihamya, asanga inkoni ya Aroni yatangiwe inzu ya Lewi irabije, ipfunditse uburabyo, isambuye imeze indozi zihishije. Mose asohora izo nkoni zose zari imbere y'Uwiteka, azishyira Abisiraheli bose barazitegereza. Umuntu wese yenda inkoni ye.
Uwiteka abwira Mose ati subiza inkoni ya Aroni imbere y'ibihamya ibikirwe kuba ikimenyetso kigomora abagome, kugira ngo umareho kunyitotombera kwabo badapfa. Uko aba ariko Mose agenza, uko Uwiteka yamutegetse aba ariko agenza. Abisiraheli babwira Mose bati dore turarimbuka, turapfuye, twese turapfuye. Uwigiye hafi wese, uwigiye hafi y'ubuturo bw'Uwiteka arapfa. Mbese twese turi abo kurimbuka. Igice cya 18. Titire yaho iravuga ngo imirimo y'abatambyi n'iy'Abalewi bandi. Uwiteka abwira Aroni ati wowe n'abana bawe n'inzu ya so muzagibwaho no gukiranirwa kw'ibyahera, wowe n'abana bawe muzagibwaho no gukiranirwa k'ubutambyi bwanyu. Kandi bene wanyu umuryango wa Lewi, umuryango wa sogokuruza, ubigizanye hafi yawe bafatanywe nawe bagukorere. Ariko wowe n'abana bawe muri kumwe mujye muba imbere y'ihema ry'ibihamya, bajye bitondera ibyo bategeka n'ibikwiriye gukorerwa iby'ihema ryera byose. Ariko ntibakigire hafi y'ibintu by'ahera n'igicaniro badapfa, namwe mudapfa. Bafatanywe nawe bajye bitondera ibikwiriye gukorerwa ihema ry'ibonaniro, imirimo y'ihema ryera yose, utari uwo muri bo ntakigire hafi yanyu. Namwe mujye mwitondera ibikwiriye gukorerwa ahera n'igicaniro, kugira ngo umujinya utongera kuba ku Bisiraheli. Nanjye dore nakuye bene wanyu Abalewi mu Bisiraheli bandi, ni impano mwahawe kuko baherewe Uwiteka gukora imirimo y'ihema ry'ibonaniro. Wowe n'abana bawe muri kumwe mujye mwitondera imirimo y'ubutambyi bwanyu ku bw'igicaniro byose no ku byo hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Iyi aba ariyo mirimo mujya mukora. Bahaye ubutambyi ho umurimo w'impano, utari uwo muri mwe uzigira hafi azicwe. Ibyo gutunga abatambyi n'Abalewi. Uwiteka abwira Aroni ati ubwanjye nkurindishije amaturo yanjye yererejwe yo mu by'Abisiraheli banyereza byose. Wowe n'abana bawe mbihereye kuko mwasizwe. Ibyo ni itegeko ritazakuka iteka. Ibi bizaba ibyawe byo mu byera cyane bidakongorwa n'umuriro, ituro ryabo ryose n'igitambo cyabo cyose, n'ituro ryabo ry'ifu ryose n'igitambo cyabo gitambirwa ibyaha cyose, n'igitambo cyabo gikuraho urubanza cyose. Ibyo bazantura bijye biba ibyera cyane, kugira ngo bibe ibyawe n'abana bawe. Ujye ubirira ahantu hera cyane, umuhungu wese wo muri mwe ajya abiryaho bikubera ibyera. Kandi ibi ni ibyawe amaturo Abisiraheli bazerereza yose n'ayo bazazunguza yose nyaguhanye n'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Iryo ni itegeko ritazakuka iteka. Udahumanye wese wo mu w'inzu yawe ajya aryaho. Imiganura bazazanira Uwiteka ibirushaho kuba byiza by'amavuta yerayo n'inzabibu n'impeke ni we nyihaye. Ibibanza kwera byo mu myaka y'igihugu cyabo yose bazazanira Uwiteka bijye biba ibyawe. Udahumanye wese wo mu nzu yawe ajya abiryaho. Ituro ryose riturwa burundu rizaba iryawe. Uburiza bwose bw'ibifite umubiri byose bazatura Uwiteka, ubw'abantu n'ubw'amatungo bujye buba ubwawe. Ariko uburiza bw'abantu ntukabure kubucungurisha, n'ubw'amatungo azira nabwo ujye ubucungurisha. Ibikwiriye gucungurwa ujye ubicungurisha bihereye ku kwezi bivutse, bicunguzwe igiciro uzacira cya shekeli 5 zigezwe ku yahera, ariyo gera 20. Ariko uburiza bw'inka cyangwa ubw'intama cyangwa ubw'ihene ntukabucungurishe. Ubwizo ni ubwera. Ujye umisha amaraso yabwo ku gicaniro, wose urugimbu rwabwo rube igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Inyama zabwo zijye ziba umwanya wawe, nk'uko inkoro izunguzwa n'urushyi rw'ukuboko rw'iburyo ari umwanya wawe.
ibyererezwa byose byo mu byera Abisirayeli bazatura Uwiteka mbiguhanye n'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Iryo ni itegeko ritazakuka iteka, n'isezerano risezeranishwa umunyu, rizahamira iteka imbere y'Uwiteka, risezeraniwe wowe n'urubyaro rwawe. Kandi Uwiteka abwira Aroni ati, ntuzagire gakondo mu gihugu cy'Abisiraheli, ntuzagire umugabane muri bo, ni jye mugabane wawe na gakondo yawe mu Bisiraheli. Abisiraheli dore mbahaye 1/10 cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo. Ntibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Uhereye none Abisiraheli ntibakigire hafi y'ihema ry'ibonaniro, batagibwaho n'icyaha bagapfa. Ahubwo Abalewi abe ari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro, abe ari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo. Iryo ribe itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose, kandi Abalewi ntibazagire gakondo mu Bisiraheli, kuko 1/10 kizatangwa n'Abisiraheli bakagitura Uwitekaho ituro ryererejwe, gihaye Abalewi ho gakondo. Icyo gitumye mbabwira yuko batazagira gakondo mu Bisiraheli. Abalewi nabo batanga igice 1/10. Uwiteka abwira Mose ati, kandi bwira Abalewi uti, nimukoresha Abisiraheli 1/10 mbahaye kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu, mujye mugikuraho ituro mutura Uwiteka muryerereza ribe 1/10 cy'icyo gice cya 10. Iryo turo ryererejwe mutura rizababarwaho nk'aho ari imyaka y'impeke yo mu mbuga muhuriraho, cyangwa ibyuzuye umuvure mwengeramo vino. Nuko abe ariko mujya mutura Uwiteka ituro ryererejwe murikuye kuri 1/10 cya byose icyo mukoresha Abisiraheli. Mujye muha Aroni umutambyi ituro ryererejwe murikuriyeho Uwiteka. Mu byo muhabwa byose abe arimo mujya mukura amaturo yererejwe yose mutura Uwiteka, mu birushaho kuba byiza abe arimo mukura igice cyabyo cyo kwezwa. Ubabwire uti, nimumara gukuramo ibirushaho kuba byiza mukabituraho ituro mwerereza, ibisigaye byo muri icyo 1/10 bizabarwa ku Balewi nk'ibyo biyereje bivuye ku mbuga bahuriraho no mu mivure bengeramo vino. Mujye mubirira aho mushatse hose, ubwanyu n'ab'amazu yanyu, kuko ari ibihembo byanyu muhemberwa imirimo mukora mu ihema ry'ibonaniro. Ntimuzashyirishwaho icyaha nabyo, nimumara kubikuramo ibirushaho kuba byiza mukabituraho ituro mwerereza, kandi muzaba mutononnye ibyera byatuwe n'Abisiraheli ngo mupfe.